Anta ubu tugiye muri Rayon Sport kugira ngo turebe uko bimeze. Ikibazo dushobora gutangira twakwibaza tuti nyuma y'iyegura rya Jean Fidel Wayezu ndetse n'isezera rya Patrick Namenye bari bayoboye Rayon Sport, ubu ubuzima bwa Rayon Sport buri mu biganza byande. Ubuzima bwa Rayon Sport bumeze bute cyane ko ikipe iri muri champion? Cyo ni kibazo twakwibaza, kuko urumva buri muntu wese ashobora kubyibaza. Amache yagasugise sibo iri mu maboko yabo. Reka buriya bari abagabo ni nko kwipanga imirimo, nko kwipanga akazi, ariko bo ntibaba bashaka kugira abantu bagaragarira. Nta muntu muri bara abantu uvugana n'umukinnyi ngo ukine gutya ngo abajye imbere ngo abe yafata discours, kuko baravuga bati nubwo twakora ibi ngibi twe turabikora nk'abafana, turabikora nk'abareyo. None usitegura amache n'indi nyine nk'umuyobozi w'ikipe Rayon Sport. Rero dore ukuntu bimeze, ukuntu tugiye kubitwara ubu ngubu. Hari umugabo Kazungu urabizi witwa Roger vice president. Mu kwezi ntuzi se ko mu kwezi kwa 10 muri 2020 ubwo habaga amatora ya komite nyobozi ya Rayon Sport, president yatowe yari Jean Fidel hari 2020. Vice president wa mbere atorwa ari Kayisire Jacques, vice president wa kabiri atozwa ari Roger Ngoga. Iminsi yaragiye iricuma, hanyuma abagabo bari muri komite bamwe tuza kubabura, cyane abo babiri aba vice president, abo babiri tuza kubabura, Kayisire ndetse na Ngoga Roger byigeze no kuba ko yagiye muri Amerika. Ko naje kubwira umbaza umuntu ko Roger byibura nanyuza nkamubona korusha Kayisire, barambwira ati Roger yarimutse asigatuye muri Amerika. Ashobora rero kuba igihe cyarageze akagaruka. Yaragarutse ari nahangaha. Ari nahangaha rwose nawe. Nuvuga ngo Rayon Sport ngubu Roger niwe witwa ko ari umuyobozi wa association ya Rayon Sport. Urumva bari baragiye, ariko stati ya Rayon Sport ikavuga yuko mu gihe president w'umuryango yeguye, inshingano zisigaranwa na vice president wa mbere. Vice president wa mbere yabadahari, vice president wa kabiri akaba ari ufata inshingano. Abo bose babadahari inshingano zigafatwa na secrétaire général. Ubwo bisobanuye ko n'umubitsi Patrick ahari. N'umubitsi Patrick nawe arahari, agomba kuba ahari. Ariko ubu ngubu mu mategeko nyine Roger niwe muyobozi wa Rayon Sport, ubazwa Rayon Sport. No ngo amafaranga bateranyije ibisabwa bayaharoje. Roger akaba ari uya managing. Urumva rero Rayon Sport uko kwegura k'ubuyobozi byaje mu by'ukuri ikipe navuga ngo iri ahantu hakomeye. Ahantu hakomeye gute? Rayon Sport yari yatangiye championnat nabi, ibura amanota. Ibyo byonyine nibura umuntu ukurikira championnat umupira wo mu Rwanda urabizi ko iba ari crise muri Rayon, kumara match ebyiri datsinda, abafana batangira gucika intege ndetse no kuza ku kibuga bikananirana bikagorana. Akimara kwegura rero Jean Fidel, urumva habayeho gusa nk'ababaye icyo kintu cyo gukangarana ku bakunzi ba Rayon Sport, batangira kwibaza bati ikipe yakiraza kuba hite, biragenda bite. Roger hari abamuhamagaye baravuga bati nyamuneka tabara, kuko ubwo byahuranye nuko ari no mu Rwanda. Baravuga bati tabara, ariko nubwo Roger ambwirana ngo atabare, we yarameze nk'aho ibintu by'umupira bivuye mu kera cyane, yigendeye ari ku ruhande. Yebere muri affaires, yebere mu bucuruzi. Yebere mu bucuruzi, kwari umwana w'umucuruzi ukomeye. Derius tuvuga ngo yari ari mu bucuruzi. Yebere mu bucuruzi. Ariko noneho nta yandi mahitamo nawe yagombaga kuza. Mureba ko nababwiye ko ubwo Ministeri ya Sport niyo yabaye nkigerageza gukurikirana ibya Rayon Sport. Ntekereza ko hari bashobora kuba nabo bamuhamagaye, ntabwo ndi siri 100%, ariko burango Ministeri ya Sport na RGB hari ukuntu bagiye barakurikirana barebe Rayon Sport, kuko nibo bari baragize uruhare kugira ngo Rayon Sport hongeye no gutorwa komite nshya, igira umurongo ugenderwa, no kugira ngo niba ngira ngo no kugira ngo haboneke president mushya cyangwa namara gutorwa ibyo byose
hari ibyo bazavugana nawe. Niyo mpamvu rero niba perezida yeguye RGB igomba kugira icyo ikibikoraho yego, kuko bityo bashaka ni Rayon Sport ifite umutekano iyobowe neza itarimo akajagari. Ni nayo ntego yari hari gukora ibibazo byari muri Rayon Sport byayivugwagamo. Byari bigoye rero kugira ngo uburemere bw'ikipe nka Rayon Sport ubwikoreza umuntu nka Roger nyine yaraje ariko aravuga ati nzaba nka coordinator umuhuza bikorwa, ariko Roger nawe si umuntu wavuga ngo afite amafaranga yo kuza gukemura ibibazo bya Rayon Sport. Ntabwo aje kwishyura amadeni, ntabwo aje ibishoboka yabikora, gutanga amafaranga ya prime y'abakinnyi nagaje. Hari ibyo Roger atazashobora, utamutuma nk'ibyo twumvise ngo Rayon Sport yishyuzwa miliyoni 400 n'uyu munsi hari abakinnyi bivuga ko bishyuza, ntabwo Roger ibyo bimubaza, ntabwo ibyo ngibyo. Ariko mu bushobozi busanzwe bwa Rayon Sport gukina match, Rayon igomba gukina match kandi igomba gutsinda. Niba uri perezida w'agateganyo, kuko hari n'igihe byanakuviramo kuba perezida, reka kuki se ataba perezida mu gihe n'igihe cy'agateganyo Roger yitwaye neza. Ibyo byose nyine urumva byagenwa na Assemblée Générale, kuko Assemblée Générale ko byagenda kose igomba kuzaba, kuko urumva ni nawe ugomba kuzayitegura, niwe ugomba gutegura amatora, niwe keretse bibaye ko nawe yiyamamaza ubwo hategura undi. Muri icyo gihe rero twigeze kubigarukaho ubushize, bamwe mu bayoboye Rayon Sport abo hanzanga njye abantu bamwe bita ngo ni Wazee wa Baraza babihuje na bari abantu muri Yanga inteko izirikana Wazee wa Baraza, abasaza bari mu nteko izirikana. Wazee wa Baraza wabita wenda ko ari nk'abantu nk'abagishwa nama, ngira ngo Wazee wa Baraza ni nk'abagishwa nama, n'abantu bakuru nyine n'urwego ngishwa nama mbanza. Kuko ubundi Baraza ariko nakoreshwa bura baravuga ngo Baraza ari amawaziri, ni council. Baraza ari amawaziri ni nk'inteko. Inteko iyo inama y'abaminisitiri abaye tubyita mu ki? Ni inama y'abaminisitiri gusa. Baraza ubanza ari inteko. Gusa inteko ubwo atari inteko ishinga amategeko, ariko Baraza ubanza ari nk'inteko. Ubwo se Baraza ari amawaziri bihurirahe? Ntacyo. Ubwo nabiganjemo abayoboye Rayon Sport twagarutse amazina, barimo ba Paul Ruhamyambuga, barimo ba Dr Emile Rwagacondo, barimo ba Muvunyi, barimo ba Prosper Muhirwa, ntabwo ahari ngo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibyo bakora byose nama bari online baramubwira. Harimo ba Patrick Rukundo, harimo Gacinyana Muvuze Chance Denis, Martin Rutagambwa ntabwo we mu nama yararimo, ariko nabo bari kumwe nabo. Bose nyine nibavugana n'ibyo mvuga, babavugana byoroshye. Niba bari mu kukwara igihe bari mu Bubiligi kenshi ubanza n'umuryango uri mu Bubiligi. Harimo ba Gakwaya, harimo ba Tadeyo, harimo ba Freddy Muhirwa, harimo abitwa ba Mushimire. Urumva rero abo bantu bahise bicara barahura baraganira, bavuga bati ikipe yacu nta buyobozi ifite, ariko se niba nta buyobozi ifite itsindwe duhari twitwa ngo turabareyo, kandi ubwo bureyo ntibwari ubwo kubeshya, ubwo bureyo ntibwaba ari icyitiriro gusa, bo bwabo nta muntu. Ikibazo yari Jean Fidel akaba adahari, none rikomeze itsindwe ngo urabona bibe nk'agahimano. Niba koko akunda Rayon ni nawo umutima wari ukenewe, ngo bajya bahita ngo ni akantu kacu, ngo akantu kacu ni ikipe yabo nyine. Urumva ubureyo burababyiga muri bo, barahura rero. Njye nagize n'igitekerezo kivuga ngo bibaye byiza bishobotse bo ihuriro ryabo ryaba ari nka bodi ya Rayon Sport byakabaye. Perezida Kabundi ujyaniranye n'igihe umupira ugezemo, tuve mu bintu bya kera, kana kayobereyo imyaka 20 ishize, cyangwa indi kipe yayoboye Kiyovu mu myaka 20, ariko se umupira ugeze tujye tuvuga abatoza. Mourinho waramusize, Mourinho ufite Champions League 2, izina Mourinho rikomeye, umupira waramusize. None ni gute abaperezida bo ntubasiga? Kuki utavuga uti hari umuntu ukiri mutoya ujyananye n'umupira aho ugeze, ahubwo bo bakaba batera nkunga? Hari ukuba bagize iyo bodi ya Rayon Sport, nibo bantu nyine bafite ijambo kuri Rayon. Niba bavuga ngo wowe urahuzagurika perezida, nashaka banahembwa turagukuraho dushyiraho undi. Ariko kazo gese nabibonera muri sanse y'imyaka, kuko nka perezida ayobora Real kandi arashaje, kandi umupira ubona ko atwara ibikombe. Ahubwo amaboko ushobora kuba wenda uri nk'umuntu uzi. None se abenshi bacu nyine abo bose bakuze ko bibananira, abenshi birahabanye n'iby'Uburayi, cyangwa se perezida ari hariye. Hari undi wambwira aho hambere se nka perezida ntashobora kuba ari umuntu ufite impano yihariye, na za Manchester United ko byanze.
kuri abo bantu bazamani. ubwo rero ngiye cyo nashaka kuvuga abo wazee wa baraza baje guhura baravuga bati ikipe ni yacu ntacyo twaba tumaze. Rayon Sport nta buyobozi ifite, Sindwa kandi duhari. match ya Gasogi iregereje, nyuma hazakurikira Rutsiro, hakurikiraho na APR. Reka twe duhure twicare dushaka icyo gukora. Icyo gukora nta kindi kihutirwaga, bagomba gushaka uburyo bateranya amafaranga yo gutegura match ya Gasogi. Ntibari guhura ngo batangire kubaza ngo ibirarane by'imishahara, kuko uramutse wegera imwe muri barakubwira ati ariko nge sindi president w'ikipe, nge ndi gukora ikintu nk'umufana. Bateranya amafaranga agera kuri miliyoni. Genda shaka 3 ibintu genda shaka 3 ikipe itsinde, ubuyobozi buzaba buza nzabushyigikira. Ariko buzaza ikipe iri mu murongo w'igikombe. Umurongo w'igikombe. Ubwo nibwo bureyo rero nge nene turabishyigikira kuko nabonye nagashinya byina cyane bamaze gutsinda no butumwa yahagaga Kenisi. Kuko nabibonye na Kenisi avuga ati twayerushije ati twayatatse. Urumva Kenisi we yari amabombe mbere. Mbere yuko maciba. Irangiye rero mu butumwa uko nabibonye gashinya haye Kenisi nubwo kubyinira ku kibuga imiziki nzayirwa. Yaragera amwegera abyina nzayirwa, arangira aravuga ati urababaye, ati nubwo uvuga ngo ntacyo bikubwira turarubabaye. Ayo magambo ntabwo nayumvise. Nge nabonye video gusa gacinya byina, ariko sinarinzi ko yanamubwiye ati ariko hari mu butumwa. Byina we yisimye ko yatsinze. No kuvuga ati ibyo wavuze byose niki ntaho bihuriye. Na match twe twakuye hatatu. Ubwo rero kwa kabiri cy'umwuru gishize bahuriye Juro Park, bahavuye bateranyije amafaranga agera kuri miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko bari bihaye target yo kugeza kuri miliyoni 15. Hari yabarazigejeje 15. Urumva ukuntu ngo bo babitekereje, baravuze bati ariko banazirenza amafaranga 15 sina nyinshi, banazigeza cyaba kazirenza. Bo baravuze bati reka twe Tadeo yatanga uwo mwanya, reka tuba dutanze aya ngaya, noneho bo bazajya batubwira baduhe facture ibikenewe. Twe muri bibazo ati kuko ushobora gutanga ayo mafaranga miliyoni 15 gacyatekeneye 10 ugasanga wenda umuntu afite ikibazo cy'ibihumbi 100, 200 bakagenda bayakoresha. No byo tuzabikomerezaho. Tuzabikomerezaho. Bo icyo bihutiraga ko ari gutegura match cyane cyane bashaka prime, bashaka imodoka nziza ikipe ya Rayon Sport agendagamo. Ikintu cya mbere batanze amafaranga ya prime, banamakinga ashobora ko imodoka Rayon Sport igendamo bayihinduye. Ngiye buriya match irangiye nasohotse hanze njya ahantu abakinyi bari muri Coaster nziza pe. Hayo abakodesha Coaster gusa kuki badakoze sabisi. Hani ibintu bikeneye guhinduka. Ubusanzwe Rayon Sport ukodesha kuva aratekereza Coaster kandi wana bisi yaje muri bisi itima ejo bundi. Mvuze Coaster bagiye muri bisi nini yayo nibyo. Ni bisi nini. Tuve mu myumvire Coaster. Bagenda muri Coaster imbere. Basabye ko na polisi IGP abaha bisi. Igihe cya Coaster ubona ko cyarangiye. Iriya bisi bura ngo kuyikodesha ku munsi ngo bari 90. Bisi sanzwe oya Coaster isanzwe. Ahubwo ariko bisi ngo ni 300 kuko yari bisi nziza ajya narayibona yegereye nyine bisi bagendagamo. Nizikora bamugera rugero nyina. Bamukera bisi nabonye zihariye. Nshya bura ngo mu ntara kuyijyana mu ntara ukayirwa mu munsi wose ngo bayikodesha 800. Iyo bisi nyine ni bisi irimo n'amarido, irimo mu mujyi wa Kigali, irimo n'amarido imeze neza pe. Yarayegereye ndayireba. Nizitwara abasura u Rwanda. Baravuga batero Rayon Sport ntabwo ikwiye kujya gukina na Gasogi igenda muri Coaster. Kuko hari abazungu bazira rimwe benshi nka 60-50 40-50 bagena muri bisi cyarimwe. Nibo rero bakunda kuzigendamo. Niyo mpamvu zibonyemo ba mukerarugendo. Niba bagiye mu Kagera, niba batwara, niba bagiye Musanze mu Birunga, izo bisi nabonye rezo batwara nziza cyane. Niyo rero Rayon Sport yagiyemo kuri match. Ubwo urumva amafaranga bari bakodesheje baravugaga bati ntihakenerwa ibindi nta kibazo, twebwe baraza kuduha facture noneho twe twishyure turi tayari. Kuko ahantu hari Muvunyi, ahantu hari Prosperi, ahantu hari Gacinya, twitega umuriro rero amaci ya penalty. Ahantu hari Tadeo, ahantu hari urumva nabantu kandi bo ubwabo nibo bikomitings. Nibo bahagurutse ubwabo. Nta muntu wabahamagaye ku ngufu. Nibo bikomitings baravuga bati tugende. Akantu kacu, ikipe yacu ntihungabane. Ubwo rero match yarabaye. No ngo Rutsiro nawe barayitera. Niyo mara kuyitera. Yamaye nka bya Rutsiro nabyo ndabigera. Turabona rero match y'umuriro ya penalty Rayon Sport. Match bya Rutsiro ndabigeraho. Nimugoroba se ko ntibongeye bagahura n'abategura amafaranga yo gutegura match ya Rutsiro. Ngo none baranayiherekeza. Abasore navuga ngo kituo kinacho fata icyapa gikurikiraho. Ando ko bisi igenda ihagarara icyapa ku cyapa. Icyapa ni Rutsiro. Igikurikira. Amafaranga barayabonye bahita bayashyikiriza Roger.
prime ya Rayon kuri match batsinze ubusanzwe nyine zisanzwe ngo bari 40,000 ariko ngo bahise bayazamura bagira 100,000 kuri buri mukinnyi mujyanama yajyanye kuri stade abakinnyi batsinze buri wese yatahanye 100 rye abakinnyi n'abatoza zishobora kugera muri 3 na gusa ayo mafaranga miliyoni 8 batanze hari urundi ruhande ruyobowe na Sadate iyo bita special team buriya uribuka anta Sadate atorwa ntago yumvikanaga n'aba bamuvunye abenshi niyo mpamvu yajyaga akunda kuvuga ngo bari mu ishyamba ngo nzaritwika ibintu nk'ibyo ngibyo yaravuze ati aba bantu bafite imbaraga babaye muri Rayon bafite imbaraga n'amafaranga ati rero nkeneye abandi bantu nanjye bamfasha agenda ashakisha abantu bamwe na bamwe nabo bafite ibiceri nkaba Ramberi Makuruki burya ari ku ruhande rwa Sadate ari muri special team abitwa ba Abraham Kelly abitwa ba Dr Norbert abitwa ba nayo nindi kipe ba Mushimire bura Mushimire ari ku ruhande rwa Waze wa Baraza akaba no ku ruhande Mushimire rye n'uwo Mushimire umwe w'imishinga ku bwa Sadate uno rushinzwe imishinga Mushimire munini cyane ndaza kumwibuka agenda mu modoka y'umweru nyankunda ariko arahindura ari nkunda kumuna mu modoka y'umweru nziza cyane munini rwose hara kuri video nibongera kwishyiraho ndamukwereka namubonyeho hakabaho nabagihozo bura nagihozo ari muri ku ruhande rwa Sadate ariko akaba no ku ruhande rwa Waze wa hose aratanga noneho ba Sadate barashaka gutanga amafaranga ba Sadate nabo rero iyo special team baragiye nabo barakoteza ahubwo turashaka kumenya batanze menshi batanze bo miliyoni 3 batanze 3 abandi batanga miliyoni 8 ba Sadate n'ubu bakiri hasi batanze 3 ariko urumva byose byari guteranya kugira ngo aboneke kiza nuko ari amafaranga nyine ya Rayon amafaranga ya Rayon urumva baba batumvikana izo mpande ebyiri ntizumvikana ariko Sport bayihuriyeho icyo bahuriyeho ni Rayon Sport barayikunda bose nuko byakabaye bikwiye kutumvikana ko abo Rayon ntikwiriye kubihomberamo kandi baba bashaka kwitsinda sintegereza ko ari inyungu bwite kuba mutumvikana ibyo ntacyo bivuze Rayon Sport ni muyifasha hari ikindi se nta n'ikindi rwose kiba gikenewe si ngombwa ko mu inshuti Rayon Sport nibona umusanzu wanyu kandi komere ubwo rero Sadate ni bateranya amafaranga bakayatanga uruhande rwa bamuvunye na rwo bakayatanga Rayon Sport igomba gukomera nibyo navuga ni Rayon Sport igihe banabishatse rwose Rayon Sport yagira abayobozi bayobora b'abakozi bahembwa bahagarika aho ngaho dore Mushimire nguriye inyuma ya Tadeyo wamubonye munini Claude Mushimire bakunda gutazira Kibihira bakunda kumwita Kibihira nari naryibagiwe iryo rya Kibihira urumva rero imbaraga zabo bahurije hamwe ntabwo zigeze zipfa ubusa match ya Gasogi barayiteguye barayitera ndatekereza ko Jean Fidel nawe namara gukira kamera neza ashobora kuba ari konye aswara ngo kambi azaba ari mu nkambi ya Sadate Jean Fidel urumva ko bagomba kuba hari amakipe abiri reka mbyita amakipe mu ikipe imwe ariko bose batanga amafaranga no murajya muri Rayon si ugupingana ntabwo ibyo bizashoboka muri Rayon Sport hitima ibyo ugerageje kutubwira ntibizashoboka ntabwo Sadate n'abari abagabo bihura kandi genda nyine ndi kubyumva ibyo naho bivuga bitazashoboka nibize ibyo uvuga ngo bazakorera hamwe ngo bazahuza ngo basenyere umugozi umwe ntabwo bizashoboka ibyo umwe mavuga uzi ikintu kirimo kubase muri Rayon ubu ngubu ngewe ndimo ndakubwira buri wese yatanze amafaranga kandi byarabaye ariko izo mpande ebyiri ntabwo zumvikana urabizi ko n'ejo bundi Sadate yatanze interview irimo amagambo akomeye cyane avuga ngo abantu bahuriye hariya ngo arabageranya ngo n'abahuriye harya ngo mu Kinigi bamwe noneho mu bari muri special team ntabwo ngo bigeze babyishimira batariko ibyo ntago ari ngombwa mwe mureke dushyigikire duhuze imbaraga dushyigikire equipe nicyo gikenewe ubwo rero iyo match yarateguwe irarangira ariko Rayon Sport ikaba ifite ikibazo buriya Fidel ngo agenda namenye basize Rayon Sport nta mafaranga ifite kuri konti kandi ifite ibibazo byinshi basiga Rayon Sport ifite ikibazo cy'imishahara ngo ubu ngubu baberemo umushahara w'ukwezi kwa 8 n'ukwa 9 kurageze abakinnyi n'abantu barahembwa amezi agiye kuba 2 abo n'abakinnyi ukwa 7 barahembwa se ukwa 7 ngo barahembwa nabiri gusa biri simene cyese babiganiro hari cyo wando kwa kangahe numvise ko batanye mu kwa 7 ukwezi kwa 8
uku kwa cyenda kugiye kurangira ukwa karindwi baraguhembwa ukwa karindwi baraguhembwa ariko bahembwa ibice bagiye bahembwamo ibice bica abantu bamwe na bamwe ari nacyo cyatumye Haruna yigumura cyane uku kwezi ni kurangira azaba bayabiri yasizemo ibyo birarane ariko anasigamo buriya ngo abakinnyi hafi ya bose bari abakinnyi ba Recruitment nta mukinnyi ngo wahawe Recruitment usibye buriya ngo usibye umuntu witwa Mborenga no wahawe amafaranga yuzuye ndayishimiye Richard ku buryo Rayon Sport ngo iyo uteranyije ibirarane bya Recruitment ifitiye abakinnyi ngo bigwa muri miliyoni zirenga 80 ku birarane bya Recruitment gusa iryo tsinda rya Sadat rero n'irya bamuvunyi bakwiriye guteranya amafaranga bagakemura ikibazo biragoye ariko babishatse byashoboka saa 5 zirageze reka tuze dukomerezeho